yaramubwiye ngo abo bakobwa b'abapfu ntibayamene. Haleluya. Ahubwo bajya kwishakira yawo mu bahanjuzi. Tubone mbese navuga hari ibintu bita gucabiranya. Ucabiranya mu by'Imana. Ariko narinje kukubwira ngo nimba ukora ibibi ibyo ngibyo bigiye kujya kumugaragara. Ariko narinje kubwira wowe waba kigora abamama mu muhamagaro. Ikintu mbona kigora abamama mu muhamagaro navuga ngo bamenye ibanga ry'umwami wabo. Bamenye ibanga, urava gusenga wagera hanze ukamenya ibanga. Kumenya ibanga ry'umwami nta kundi ni kwa kundi uva gusenga warangiza wahura n'ibibazo wagera mu rugo ugasanga nta school fees y'abana wenda ntanga urugero nko kuri nkanjye wibana. Wenda impamvu nitanzeho urugero hari abamama bameze nkanjye badafite abatware batandukanye nabo ugasanga nyine tujya tugera mu rugo Satani akatwigisha kutwigisha twigishiriza mu bibazo akatangira akakubwira ngo ese kuvuye gusenga ariko bikaba bimeze gutya. Rero byari bikwiye gukomera ku mwami umubyiza no mu bibi ntumenye ibanga. Tuze kandi tubifurize amahoro y'Imana umugisha Imana itanga ubane namwe mwese abadukurikiye abari mu gihugu cy'u Rwanda n'abari hanze y'u Rwanda mwese mugubwe neza kandi mugubwe neza cyane. Nkuko mubibona kuri kamera zacu turi kumwe n'umukozi w'Imana aritonze cyane ariko kandi bigaragara ko arimo rwose nta gushidikanya. Reka tumusobe kugira ngo abasuhuze. Uraho neza? Uraho neza. Yesu nashimwe. Yesu nahimbazwe. Amakuru yanyu? Amakuru ni meza. Yego. Nyemerera wibwire abakunzi bacu. Nitwa Yankurije Feliciya. Iyo mazina y'ababyeyi ariko akabyiniro ni Mutoni. Amazina y'ababyeyi ni Yankurije Feliciya. Yego. Akabyiniro ni Mutoni. Mutoni. Yego Mutoni turakwakiriye ahangaha kugira ngo tuganire cyangwa se utugezeho message Imana yabaye kutugeza. Mbere yuko tugira ikindi tuvuga nyemero banze usenga Imana. Turagushimira mwami Imana, tugushimiye kuri umwami, uri umutabasi, uri umurengezi w'ubuzima bwacu, izina ryawe nirishimwe. Waraturinze Kristo, waturinze mu minsi duhereje nyuma y'ubugingo bwacu, warinze ababyeyi, urinda abana bato, urinda abasore n'inkumi, izina ryawe nirishimwe. Uwiteka Nyiringabo Imana rero turagushimye kuko n'ubundi ukuye amashimwe. Nyemera Kristo uyu mwanya tugiye kumara hano turakwingize ngo uzubane natwe. Reka mwuka wawe wera tubere umuyobozi. Mana Nyiringabo Imana icyo tubanje kwiyamagana imbaraga z'umwijima mu izina rya Yesu. Kwamaganye gukora kose kumwe Satani mu izina rya Yesu Kristo. Nyemerera imbaraga zawe zibe hafi na kure. Reka ibyo tugiye kuvugira ahangaha bitubera umumaro kandi n'abagiye kudukurikirana Mana bibabera inkomezi. Reka tubere byose kuri byose mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze cyane ku isengesho ryiza cyane uduhaye. Reka tuguhe ikaze na karibu tugezeho message Imana yaguhaye. Amen. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Kambanze ndirimbo umuririmbyi Imana yampaye umbanze ndirimbe. Ni umuririmbyi wa 205. Urwana intambara nziza Kristo n'imbaraga zawe fata ubugingo aguhaye ngo buguheshe ibyishimo. Fata ubugingo aguhaye ngo buguheshe ibyishimo. Amena. Reka turirimbe icyo gitero cyonyine kubw'umwanya. Narinje mvuga ngo urugamba waba urimo kuko umuntu ari mu isi abafashe igihe mu ntambara. Nari nkubwiye wowe waba uri mu rugamba rw'intambara, ushobora kubirwana intambara y'ubuzima, ushobora kubirwana intambara yo mu buryo bw'umwuka, ariko nari nkubwiye ngo intambara urwana iyo ari yo yose urwana intambara nziza ariyo ntambara yo gukiranuka. Imana nishimwe kubera yuko urwanya intambara yo gukiranuka uzabasha kunesha, ariko nurwana intambara yo mu mubiri uzaneshwa. Ariko nari nkubwiye ngo urwana intambara nziza, numara kurwana intambara nziza Kristo aruruka imbaraga zawe, ariko nurwana intambara mbi urakorwa n'isoni. Imana iturengere. Twihuse rero
reka tujye mu ijambo ry'Imana, ijambo Imana yashyize ku mutima wanjye. Reka tubanze dusome ijambo ry'Imana riboneka hano muri Yohana ibice 4. Yohana ibice 4, titire y'amagambo iravuze ngo itandukaniro ry'imyigishirize y'ibinyoma n'iy'ukuri. Umurongo wa mbere: bakundwa, ntimwizere imyuka yose, ahubwo mugerageze imyuka ko yavuye ku Mana, kuko abahanuzi b'ibinyoma benshi badutse bakaza mu isi. Iki aba ari cyo kibamenyesha umwuka w'Imana. Umwuka wose uvuga ko Yesu Kristo yaje afite umubiri niwo wavuye ku Mana, ariko umwuka wose utavuga Yesu atyo ntiwavuye ku Mana, ahubwo ni umwuka wa Antikristo, uwo mwumvise ko azaza kandi none amaze kugera mu isi. Bana bato, muri ab'Imana, kandi babandi mwarabanesheje, kuko muri mwe uruta ari mu bisi. Abo ni abisi, nicyo gituma bavuga iby'abisi, abisi bakabumvira. Ariko twehoho turi abana b'Imana, kandi uzi Imana aratwumvira, naho utari uw'Imana ntatwumvira. Icyo nicyo kitumenyesha umwuka w'ukuri n'umwuka uyobya, uwo ari wo Imana iturengere. Hano dusomye ijambo ry'Imana rivuga ngo itandukaniro ry'imyigishirize y'ukuri y'ibinyoma n'iy'ukuri. Imana niturengere. Turi mu bihe bya nyuma, turi mu bihe ibyahanuwe byandikishijwe mu ijambo ry'Imana birimo gusohora. Ubuhanuzi bw'ibinyoma muri iyi minsi buragwiriye, ariko narinje kukubwira ngo nugenzuza amaso y'umubiri ntabwo ubasha gutandukanya uyu mwuka, ahubwo nari nkubwiye ngo wegere Imana usenge, Imana ibasha kuguha imbaraga zo kumenya ngo ese umwuka w'ukuri ni uwuhe. Dusomye mu ijambo riratubwira ngo umwuka uva ku Mana n'uvuga Yesu, ariko muri iki gihe tubanze kubona inyigisho z'ubushukanyi. Hamwe bavuga ngo Yesu ni intumwa y'Imana, abandi bakamwita amazina menshi, ariko niwumva uwo mwuka utavuga Yesu kari umwana w'Imana, ko Yesu ni umwe na Data. Kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo kera hariho jambo, kandi uwo jambo uwo yahoranye n'Imana. Uwo jambo nta wundi ni Yesu Kristo. Yesu Kristo ikindi gihe agiye kuzamurwa mu ijuru yaravuze ngo ntabwo mbasize mwenyine, ahubwo mbasigiye Mwuka Wera kugira ngo abe ari we ubabera umufasha. Nshuti yanjye, muvandimwe, mwene Data uri kudukurikirana, nari naje kukubwira ngo ube maso muri iki gihe, kuko imyuka iyobya iragwiriye. Nari nkubwiye ngo ntubigenzuze amaso y'umubiri, ahubwo usabe Imana iguhishurire, kuko inyigisho z'ibinyoma ziragwiriye. Ahubwo nari nkwinginze ngo wishingikirize ku Uwiteka. Reka dusome irindi jambo ry'Imana riboneka mu gitabo cy'Imigani, ibice 10 byaho na 2, umurongo wa 19. Haravuze ngo ikivuzwa cy'ukuri kiraramba, ariko iby'ururimi rubeshya bishira vuba. Uburiganya buba mu mitima y'abanyabyaha inama y'ibibi, ariko abajya inama y'amahoro ibyabo ni umunezero. Amen. Dusomye ijambo ry'Imana hano riboneka mu Migani, riratubwiye ngo ururimi rwuvuga ukuri ruraramba. Ururimi rwuvuga ukuri nubwo ruramba, ariko habamo kurwana. Iyo ucitse intege ntago biramba. Tugiye tubona ikinyoma cyihuta vuba, ariko ikinyoma nubwo cyihuta ntago gihabwa intebe. Ariko iyo uri umukiranutsi uvuga ukuri ukarwanwa. Ariko nari nkubwiye ngo urwane intambara yo gukiranuka. Muri ubu buzima turimo urasabwa gushishoza, ukagisha inama Uwiteka,
y'inzira ukwiye kunyuramo, kubera yuko twasomye ijambo ry'Imana riboneka muri Matayo ngo ry'abakobwa batanu b'abapfu n'abandi batanu b'abanyabwenge, ngo umukwe atinze barahunikiriye, ariko babandi b'abanyabwenge bo yaraje asanga bakiri maso, maze birangije kuko bari bahunikiriye amatabaza yabo yari yashizemo amavuta, birangije abapfu babwira abanyabwenge ngo nimudutize ku mavuta, birangije barababwira ngo nimugende mu bahanjuzi. Nari nkubwiye nawe ngo amavuta yawe washaze, amavuta avuye ku mwami. Nari abapfu benshi muri iki gihe amavuta yabo baragenda bakayamena mu dafite umumaro, mu businzi, mu busambanyi, ndetse bakamena n'amabanga y'Imana. Ariko narinje kukubwira wowe bihagazemo neza, uri mu murongo w'Imana. Narinje kukubwira ngo amavuta yawe ntuyamere, ahubwo komera ku mwami wamenye. Imana nishimye. Amen. Tubonye Imana itugirira neza, tubonye Imana itabara. Ariko narinje kugutangariza ngo nukora ibishimwa. Igihe kimwe Imana yabwiye Kayini ngo ese nukora ibyiza ntuzemerwa, ariko ngo nudakora ibyiza ibyago byitugatugiye ku rugo rwawe. Haleluya. Narinje kukubwira ngo nawe ushobora kuba wibwira ko ukora ibyiza, ukora ucitse intege muri uru rugendo. Narinje kukubwira ngo usabe umwami Imana guha imbaraga muri ibi bihe bigoye kandi biruhije. Imana turi mu gihe iri gushyira ku mugaragaro. Imana imijenje ko yarayirambiwe, ahubwo Imana iri gutwikurura. Ahubwo nari nkubwiye ngo komeza ikamba ryawe atagira uri kunyaga. Imana niturengera. Turi mu bihe bigoye kandi biruhije. Icyo dusabwa ni imbaraga, kubera yuko ahangaha turi n'abandi barahavuye, ariko icyo ngusaba ni ugusaba imbaraga za none n'izigihe kizaza. Ukomere ku mwami Imana. Iryo ni ryo jambo ry'Imana Imana yarishyize ku mutima wanjye, ariko nari nkubwiye ngo komeza icyo ufite atagira icyo kunyaga, atagira ukikunyaga. Mukozi w'Imana, iyi message utanze turayumva kandi turayumvise. Ni message abantu bakeneye muri iki gihe. Ariko noneho nanze kugira icyo nkubaza utaratambutsa iyi message. Iyo witegereje ndabona uri umumama, wavuze ati ndi mama runaka. Abamama benshi basengaga, ubona ari iki kintu cyagiye kibagora kugira ngo basubire inyuma. Bamama benshi basengaga ni nk'iki kigora abamama, ko twabonye abamama benshi twari tuzi ko ari abahanuzi, ari abakozi b'Imana twemera, rimwe na rimwe twagiye tubona benshi baragiye basubira. Ni nk'iki muri make barazira kumena ibanga, nabo barogoshwe. Uyu munsi wa none ni nk'iki wabwira abo bahanuzi kazi, abavuga butumwa kazi bagiye bacika intege kubw'ubutayu? Nari ndimo mbabwira ngo nubwo bimeze gutyo, nkuko dusomye ijambo hariya mu migani ritubwiye ngo ururimi ruvuga kuri ngo ibyarwo biraramba. Nubwo bimeze gutyo, nagira ngo nkubwire ngo komera ku mwami wawe, kubera ko nubundi urahemukira ubusa. Uwo nguwo ashobora kugufasha aka kanya, ariko ejo yarangiza akajya kugutarana, ndetse ukabuteshutse ku mwami wawe. Ahubwo nari ndimo mbabwira ngo twihanganire igicuku, ndetse dutegereze igitondo, kuko inkoko yabika itabika amaherezo buzaki. Kubera yuko ijambo ry'Imana ryaratubwiye ngo mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibyindi byose ni inyongera. Kandi ngo Imana ivubira imvura ababi n'abeza. Rero nimba ivubira imvura ababi n'abeza, ntago yabura kukurengera. Imana hari igihe nyine ikureka ugasa nk'ugeragezwa kugira ngo ibashe gupima ese agakiza k'uyu muntu kameze gute. Muri make abantu bamenye ko igihe icyo ari cyo cyose baba bari ku gipimo cy'umunzani. Bari ku gipimo. Baba bari ku gipimo cy'umunzani. Imana itugirire neza. Hanyuma ntabwo bidukunde ko dukora ikiganiro kirekire bitewe n'amasaha ageze, ariko bakunze bacu ndabatangariza ko nibidukundira tuzabana nawe inshuro nyinshi. Atubwiye yuko anibana, birumvikana ko afite ubuhamya cyangwa se afite inkuru yasangiza abantu ikabafasha, abandi ikabigisha, kandi afite byinshi yabwira abantu, afite n'ibintu byinshi Imana yamuhaye yasangiza abantu. Bityo rero reka tumurekure, ariko turifuza ko tuzongera kubana nawe kugira ngo tuganire byimbitse, dukore ikiganiro kirekire, ariko
mbere yuko tumurekura reka atambutse nimero ya telefone kugira ngo wakwifuza gusengana nawe abe yamubona mu buryo bworoshye. Nimero ya telefone 0784 02 47 57 0784 02 47 57. Murakoze. Karibu n'isengesho. Karibu n'isengesho dusoza. Turagushimye, urera kandi urakomeye, urahambaye, witwa ndiho kandi uzahoraho, izina ryawe nirishimwe. Uwiteka Nyiringabo Imana, turagushimye kuri umutabazi, uri mugari Kristo, uri mugari ku buzima bwacu, twarakubonye, ababyeyi barakubonye, nubwo bimeze gutyo, abagabo barakubonye, izina ryawe nirishimwe. Uwiteka Nyiringabo Imana rero, mweretse ubwoko bwawe, abafite uburwayi, abafite intambara zitandukanye, kuko ari wowe murwanyi, urwana kandi ugatabarukana intsinzi. Niyo mpamvu nkwinginze gusanga imitima y'ubwoko bwawe, Mana Nyiringabo Imana. Hari abafite ibikomere bari kuvirirana mu mutima, ariko ni wowe wo muri ngoma. Reka usanga umutima uri umwe wese, Mana reka umuhere umurengezi. Mu gihe nk'iki turasaba imbaraga, Uwiteka Nyiringabo Imana rero, turagushimye kuri Imana, turagushimye ko ari tuje gukora, izina ryawe nirishimwe. Urakoze urakarama, dusabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Urakoze cyane. Niba utarakora subscribe, ukora subscribe, wandike igitekerezo cyawe muri komanteri, usharinge ubu butumwa kugira ngo bugere ku bantu bose, kandi uhamagara umukozi w'Imana mufatanye gusenga kugira ngo ubwami bw'Imana bukomeze bwagukire muri twebwe, kuko kurira kwararira umuntu mu gitondo impundu zikavuga, ariko Yesu atari yaza nanone urupfu rwaza. Dore twiteguye kuko tutazi umunsi n'igihe azazira. Shalom.